ni inkomarume mu buvuzi bw'ibimera buvuguruye. Ini pionnière de la phytothérapie moderne. Ni ahangaha tuvugamo harimo umubyeyi udasanzwe Dr Georges de Pamplona Roger yamuvuzeho ibintu bikomeye, ariko iby'ingenzi twamuvugaho yari afite impano zitangaje z'uburezi, imirire myiza, ubuzima, kandi akavuga ko kazusi n'abasoma mu iherezo ry'ikinyejana cya 19 ndetse no gutangira ikinyejana cya 20 nibwo abaganga batandukanye bo mu bihugu by'Uburengerazuba bw'isi nyine bari bagiye bishimira uburyo bw'ubuvumbuzi bwo kuvumbura imiti itandukanye, kandi babyishimira nyamara muri ambiance, muri ibyishimo, muri kunezerwa, nibwo hariho umudamu umwe w'umwanditsi w'umunyamerika w'umuhanga n'umunyempano mu by'uburezi, kwirinda, yaranditse ati de simple herbe peuvent contribuer à la guérison des malades et affecter l'organisme tout autrement que certains médicaments. Yasaga nahavuga ko imiti ikoze mu buryo bw'ibimera by'umwimerere kandi byoroheje ishobora gufasha ikaba yanagira n'akamaro ndetse kurusha n'imiti. Aho niho yavuzemo nk'umwishywa azateye. Tuzi ko yanditse ibitabo byinshi cyane, kuko nk'ubu Dr Pamplona yafashe reference ku gitabo cye cyo mu 1971 basuye mu 1971 bakita ubutumwa bwatoranijwe cyangwa message choisi, yari volume ya 2 page 330. Yanditse ibindi bitabo binini bito nk'icyo twita uburezi, igitabo kinini cyane ariko gifite ubutumwa buhoraho buvuga ku burezi, kurera abana, ibyo tugomba kubamenyereza, ibyo tugomba kwitondera. Yavuzemo ibintu bidasanzwe, hari icyanditse conseil sur la nutrition cyangwa se inama ku mirire, akivugamo ibintu byinshi cyane, ibinyampeke, avugamo balance tugomba kugira hagati ibyo tugomba mbese ukoresha uramutse ukoresha ku matungo bigomba kugenda bite. Mbese yavuzemo ibintu byiza, amatunda, ibyo bimera bihumura, atanga inama zitandukanye. Hano rero ngo uyu muvumbuzi uburyo bwo kuvurisha ibimera kuvuguruye yatanze inama rusange zo gukoresha ibimera bivura, ndetse bikaba ari ibintu byiza cyane bimaze gukwira hirya no hino ku isi, na cyane nko gukoresha umwishywa, gukandagira mu mazi arimo motaride mu buryo bishobora kuvura umutwe, gukoresha amakara y'ibiti, charbon végétal, mu mbaraga ikomeye amakara afite yo gukura imyanda mu mubiri. Ahangaho ubwo yaranditse ngo iyo nza kubona irindi zina nita amakara bitari ryo kandi akaba adasa umukara kuriya, ngo yashobora kuvura abantu benshi cyane abatazavura cyangwa batazanayakoresha kubera ko babona ngo ari amakara gusa, ariko amakara ni ingenzi cyane. Kandi yerekana gukoresha ibimera bitandukanye, ariko cyane hari ijambo yanditse rigira ngo la santé n'est pas le fruit du hasard. Ubuzima ntabwo butugwaho nk'impanuka, ahubwo ni ingaruka z'akamenyero kacu ka buri munsi, cyane ku mirire. Muri iyi minsi rero turabizi yuko icyo gitekerezo cy'ingenzi gifite icyo kimariye abantu kandi abantu baracyakiriye, ko gukoresha
amazi, umwuka, imirasire y'izuba, ibimera bivura, ndetse na cyane cyane imirire myiza. Hanyuma kandi kamenyero karimo nk'imyitozo ngororamubiri, ikiruhuko, yewe niyo miti ihambaye cyane ishobora no kugira akamaro cyane kurusha ibintu byo guhorera ibinini n'ibindi bitandukanye. Ni amahirwe yacu rero kubyumva no kubyitaho. Reka duhite tubijyanisha n'akagingo bise comment on a découvert les propriétés des plantes, inzira abavumbuzi banyuzemo bakoresha kugira ngo bemeze za propriétés médicinales ziri mu bimera. Ibi ni rero twita théorie de signe, kuri abashobora kureba bakavuga ati ariko icunga turabona amababi yaryo ameze nk'umutima. Turabona kandi ginseng uyirebye neza urabona yenda komera nk'umubiri w'umugabo, batubu wasanga ifite action aphrodisiaque. Bakareba nk'ikindi bati kingi kiramara kimeze nk'ibihaha. Nigeze kubabwira hambere muri 2003 hari wari nkaho batari na 4, hari umuntu w'umukecuru rwose yari afite umwana warwaye urutoki rwaranze gukira, ruturika, rubyimba n'iki, ariko yigendera mu maso he atasinziriye abona ibimera biremye nk'intoki. Umutima umubwira gushaka ibyo bimera rero bigeze kuri 4. Yaragiye ashaka umucundura, ashaka umushyigura, ngira ngo ashaka ibibabi by'umwumbati ariko bifite ziriya ntoki, bimeze nk'ifite intoki. Yashatse ibimera by'ubwoko bune arabisekura ashyira kuri urwo rutoki. Yumvise abihatirwa, yabikoze nk'uyu munsi nyuma y'iminsi 3 umwana yari akize. Uwo mukecuru ntabwo yari yarize amashuri menshi, ahubwo ariko wumvise iyo logique. Ni théorie de signe rero ya Greke Hippocrate, ni théorie de signe ya Dioscoride, ni théorie de signe Dr André Drogina yakoresheje. Ahangaha ni ibintu byumvikana kandi twakwizera yuko rwose umuntu yajya gukora ibi ngibi abakurikiza ibimenyetso Imana ubwayo yashyize mu bimera, umuntu akabiheraho. Tuti bavandimwe mukunda ibiboneye, turababwira yuko rwose bimera ni bikubiyemo ubwiru bwinshi n'ubumenyi bwinshi ku bantu babihagurukira bakabyiga bagasogongera ku bumenyi bwabyo, kandi bakabikorana ubwitonzi n'ubushishozi, byanze bikunze byabagirira akamaro. Reka rero tubasabe n'ubundi aho mutuye ushobora kuba uvuga uti jyewe mfite yihingiye ibimera, nahinze igikakarubamba, nahinze igisura, nahinze mate, nahinze umwenya, ariko sinzi uko mbikoresha. Ushobora kuba uvuga uti jyewe nakoresheje umwishywa, nakoresheje igikakarubamba, nakoresheje kapusine, ingirira akamaro. Ushobora kuba uvuga uti jyewe ndi umusore ariko ntuba mfite ubushake bwo kuba nabafasha kwamamaza ibyo bikorwa. Ushobora kuba uvuga uti jyewe mfite amazina y'ibimera nzi kandi abantu benshi batazi. Icyo wumva wabasha kunganizaho abantu ku byerekeranye n'ubuvuzi bukoresheje ibimera, watwegera kandi wahamagara kuri 0782 666 611, 0782 666 611. Wasura website yacu ibone.com. ibone.com ni website yacu, kandi website igiye irimo impuguro zitandukanye, abantu bakagenda bagerageza gushyigikirana. Reka rero tubasabe n'ubundi abatari bakora subscribe ni muyikore, mukandi no kunzogera kugira ngo ibiganiro n'ibyo biza mujye muhita mubibona.
abakoze subscribe kandi namwe nimukore like, nimukore comment, mwoherereza ibiganiro abandi bantu. Reka rero tubabwire yuko uruhererekane rw'ibiganiro twise umurage Mediplant ko ari ibiganiro byiza biri mu murongo umwe murage n'imiravumba, kandi tuzakomeza kugenda dusobanura, dufatanya, tuganira, dutumira abandi bantu bafite ubwo buhanga butandukanye, kunganirana. Murakoze cyane, Imana ibampere umugisha. Nk'uko bisanzwe bigenda, uyu munsi nabwo ku isi yose abantu 25,000 barimo abana batari munsi y'10,000 bararara bishwe n'inzara. Ibyo urimo kumva bibabaje bihagije, ariko noneho tekereza ku bindi bihumbi by'abantu badafite icyo gukora nyamara bafite imishinga badafitiye igishoro. Tekereza ku bakoraga ubucuruzi ubu bahombye kubera ikibazo cy'ubumenyi buke. Tekereza ku bafite ubutunzi butagira ingano ariko baryamye mu bitaro kubera ubumenyi buke mu birebana n'imirire. Mu gihe urimo gutekereza ibyo byose ariko unatekereze ku bandi bantu bafite ubumenyi buhagije ku ngingo zinyuranye biyemeje guha ubwo bumenyi abari mu bibazo nk'ibyo. Utekereze ku bigo nka Development Network, ikigo cy'ubujyanama ku mishinga n'amahugurwa agamije kongera ubumenyi n'ubushobozi, Consultancy and Capacity Building Hub. Batanga inama zishobora guhindura buri rwego rw'ubuzima, guhindura imyumvire ku ngingo runaka, imirire, ubuhinzi burambye kandi bubyara inyungu, kurengera ibidukikije n'ibindi. Niba nawe wemera ko ibintu by'umwimerere cyane cyane mu mirire ari ingenzi, umwanya wawe uri muri Development Network. Nk'ubu kuri iyo ngingo muri Development Network bafite umushinga wo guhinga ibihumyo. Bagurisha imigina yabyo kandi uwo babigurishije baramukurikirana kugera ko kumufasha mu gushaka amasoko. Bagurisha ingemwe z'ibiti by'imbuto ziribwa n'ibimera bihumura neza, kandi impuguke zabo ziragusura zigatunganya iwawe ku buryo bihatera mu buryo bw'imitako. Bakorana n'abavumvu, batanga inama ku mirire iboneye, kandi bakagurisha bimwe mu biribwa nk'ifu y'igikoma igenewe abagore batwite n'abana bari munsi y'imyaka 5 y'amavuko. Batanga amahugurwa n'ubujyanama mu gutegura imishinga no kuyiherekeza cyane cyane y'ubuhinzi n'ubworozi. Development Network ikorera ku Gisozi haruguru y'urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi imbere y'agasoko ka Ruhango. Bahamagare kuri 07 88 66 0611. Aba nibo bazi cy'ubuzima bwiza.